Umusirikare mukuru w'inkotanyi warashwe maze akivuriza ikaragwe muri Tanzania. Sobanukirwa iby'umusirikare wari ufite ipeti rya kapiteni bwo baraswaga bikomeye cyane n'ingabo za FARE zifatanyije n'iz'Ubufaransa mu 1993. Izina ry'iyo operasiyo bayise No Retreat No Surrender. Yari intambara mbi benshi bazi nk'intambara yo mu Kagera. Intambara yagoye cyane inkotanyi bituma abasirikare benshi b'inkotanyi basubira inyuma. Kuri uwo munsi mugaba mukuru w'ingabo za FARE yatangarije BBC ko urugamba barunesheje ko nta ngabo nimwe y'inkotanyi icaracara, maze BBC nayo ibajije waruhagarariye urwo rugamba ku ruhande rw'inkotanyi uwo munsi, maze nawe abasubiza yitonze ati ujya gusimbuka urukiramende arabanza agasubira inyuma. Reka tugaruke kuri uyu musirikare ukomeye utarashatse gutangazwa izina mu byubahiro bye. Uyu musirikare ubwo rugamba rwari rukomeye yaje kuraswa ku kaguru bikomeye cyane bituma yihutishwa cyane ku bitaro byari byegereye hafi, nubwo hatari hafi cyane ariko niho bashimye kujya kwivuriza. Nta bindi rero byari bitaro by'Ikaragwe muri Tanzania by'intara ya Kagera. Muri iyo myaka byari bitaro bikomeye cyane kuko byayoborwaga n'umuzungu wari uzwi ku izina rya Dr. Yapo. Uyu musirikari yaje aherekejwe n'ama escort 6 nuko binjira ku butaka bw'Ikaragwe. Abanyarwanda bari batuye Ikaragwe bagiraga urukundo rwinshi iyo musirikare w'inkotanyi yazaga kwivuza cyangwa se gukora ibindi byabaga byamuzanye. Abanyarwanda b'Ikaragwe bose uko bakabaye barahagurukaga maze bakamwitaho koko. Ariko uyu musirikare kuko yarazwi cyane nka kapiteni wo ku murongo w'imbere ku rugamba, yakirwanye n'amashyi menshi n'amagambo amuhumuriza, kuko benshi muri abasirikare babaga bavuye Ikaragwe hirya no hino muri Tanzania, Uganda, Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi. Akigera kuri ibyo bitaro bya Isingiro Hospital, abaganga bamwitayeho cyane kuko yari yarashwe bikomeye mu kaguru bituma bamushakira icyuma cyunga amagufwa n'inyama. Icyo cyuma cyari kimwe mu ntara yose ya Kagera kuko teknoloji hari itaraza ngo bagire ibyuma bitandukanye bifasha abantu mu gihe bakomeretse cyane. Icyo cyuma cyabaga gihenze cyane ku buryo nta muntu wabashaga kuba yakigondera. Uwo musirikare mukuru w'inkotanyi yamaze iminsi 5 mu bitaro, yaje gutoroka atorokana na cya cyuma cy'ibitaro. Uwo musirikare w'inkotanyi yahengereye abarinzi basinziriye maze abwira ama escort ye ati ntibingwiye na gato kuryama hano, intama zanjye nazisize zonyine ku rugamba, nimuhaguruke tugende nubwo ntarakira neza ariko dusubire ku kibuga cy'intambara. Ama escort ye amubajije iby'icyo cyuma abasubiza yuko nacyo bagitwara. Uko niko yatorotse ibitaro maze atwara na cya cyuma cy'ibitaro cyari gihenze cyane ku buryo ugeranyije mu mafaranga y'u Rwanda cyaguraga miliyoni 15 z'amanyarwanda y'iyo myaka 1993. Waruhagarariye ibyo bitaro inkuru zamugezeho Dr. Yapo wazana n'abasirikare ba Tanzania kureba niba koko ibyo yumvise ari byo, nuko asanga umusirikare w'umukapiteni w'inkotanyi yigendeye kare n'abarinzi be. Abajije abarinzi b'ibitaro bamusubiza yuko batazi igihe rwose yagendeye. Umuzungu Dr. Yapo mujinya waramwishe maze ubwo ako kanya atangaza yuko nta munyarwanda n'umwe ashaka kongera kwivuriza ku bitaro bye ukundi. Nyuma y'ibyumweru 2 wa musirikare w'inkotanyi yaje kugarura cya cyuma, byari ku isaa 6 zuzuye z'amanywa. Ubwo abazungu baba bagiye ku meza gufata amafunguro yabo, nibwo yagiye kumva yumva umuntu arakomanze ku gipangu, nuko umukozi aza gukingura maze wa musirikare aramubaza ati ese Dr. Yapo arahari? Umukozi wo mu rugo ati yego ari gufungura ku meza, nuko amuha envelope nini cyane ati yimutwarire uyimuhe, no ubutumwa buvuye i Dar es Salaam. Nuko ya ntumwa yoherejwe na musirikare w'inkotanyi w'umukapiteni arigendera. Akigera mu mujyi witwaga Isingiro ahindura imyenda ye yari yaje yambaye, aricara maze yifatira agatama ke arinywera. Dr. Yapo akimara kuva ku meza yagiye kureba bwa butumwa yohererejwe, yabwiwe ko bwavuye i Dar es Salaam. Akibupfundura nibwo yakubitanye na cya cyuma wa musirikare w'inkotanyi yatwaye igihe yazaga kwivuza. Nuko Dr. Yapo kwitwa n'inkuba ahamagara polisi n'abashinzwe umutekano ngo bashake wa muntu wazanye icyo cyuma, ariko baramubura. Niko Dr. Yapo kubwira abasirikare n'abapolisi ba Tanzania ati inkotanyi zizatsinda urugamba nta kabuza, ati kuko iki cyuma bari kuzakigurisha amafaranga menshi bakayagura intwaro, ati ariko kubera umutima mwiza w'inkotanyi bakabona ko hari n'abandi bazakikenera kino cyuma bagahitamo kukigarura. Inkotanyi nta kabuza zizatsinda kandi muzabyibonera, ati kuko uharanira ukuri aratsinda. Ayo yari amagambo ya Dr. Yapo yaje ameze nk'amagambo y'ubuhanuzi kuko n'ubundi urugamba inkotanyi zaje kurutsinda. Uwo munsi wa muzungu Dr. Yapo yongera gusubukura kwivuza kw'abanyarwanda babaga muri Karagwe ku bitaro bye.
mwakoze kudukurikirana. Inkuru yacu y'umunsi naho tuyishoreje. Mwakoze kutuba hafi. Yari MC Mututu, intararibonye mu itangazamakuru, nkaba n'umushakashatsi ku mumbe dutuyemo. Murakaza neza muri Kefu Max TV, aho musanga inkuru zidasanzwe, inkuru za original, inkuru zishyushye.